niki gitumye tugihunga, niki gitumye tutagishaka kugira icyo cyubahiro cy'umugore. Imana itubabarire cyane. Ndabashuje mwese kandi nejejwe no kongera kuza hano kubana namwe. Kubanzi amazina murayazi, abatanzi reka mbibwire kugira ngo mumenyereho. Nitwa Umuganwa, nitwa Jolie, nitwa Mama Ganza. Mfite n'andi mazina ariko njye nirengagiza, ariko Imana yanyihereye. Umuganwa Jolie nayishwe n'ababyeyi, ariko Kamikazi naribatirijwe mu cyumba cy'amasengesho ko data amaye izina rya Kamikazi. Rero mujye murishyiraho naryo menye ko nitwa Kamikazi. Umunsi wa none rero n'undi munsi mwiza Imana yatugeneye, kandi mu mirimo nkora njya mbibwira buri gihe, ariko cyetse abatanzi yenda aribwo bwa mbere umushumba. Nanone kandi sinkora akazi k'Imana gusa cyangwa umurimo w'Imana gusa, ndi n'umucuruzi, ndi rwiyemezamirimo. Rero nshimiye Imana ko yongeye kumpa aka kanya kaganira namwe. Ndagira ngo uyu munsi rero ntaza kubatindira, ndumva uyu munsi mbafitiye message yihuse cyangwa se ubutumwa bwihuse butari butume dutinda cyane, ariko reka dushime iyo Mana iba yaturinzeho kabyara igashoboza no kugira tuze hano. Data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro kubw'uburinzi bwawe, neza no kujya neza kwawe habwa icyubahiro. Shimwe ko dushoboje kuza hano, shimirwe ubwoko bwa hirya no hino ukomeje kurinda, shimirwe aburwaniriye intambara zo bazi n'izo batazi, ushimirwe nyaguhora ku ngoma ko turi hano kandi turi bazima. Icyo ni kuzoba ibyawe. Umwanya tugiye gufata hano nto mwanya wacu, ahubwo ubu wawe humvikane gihumvikane wowe, singaragara ugaragaye mu gihe mwamo nganza mu izina rya Yesu Kristo. Reka rero mwami data mwiza unyemerere nkurarike, ube mu matwi yabo bose bagiye kumva icyo turi buvugira aha. Mwami turakwinze kugira ngo uyafungure ashobore kumva kandi ashobore gushyira mu bikorwa cy'ijambo ryawe rigiye kutubwira, ndetse n'impuguro turi bwumvira hano. Ishimwe kandi ushyirwe hejuru kuko zibirenze ibyo natuye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Uyu munsi rero n'undi munsi w'iteka yatugeneye, ni umunsi ushaka kugira ngo nganire n'abagore. Abagore ndashaka kugira ngo ari mwebwe tuganira namwe nk'abagore, tugira akanya kacu nk'abagore tuganire, twibukiranye. Hari ukuntu nicaye mbona ko hari inshingano z'abagore turimo tugenda dutakaza, turimo tugenda twanga, izina ryacu bwite tugenda turyanga. Hari ibintu byinshi byo nabonye nk'aho birimo bigenda bitakara. Uyu munsi ndavuga ngo tuze tubiganireho. Ndagira ngo tuganire n'abagore. Ikintu cya mbere mbabwira ngo nuko dukwiye kongera gusubira ku isoko, ko abagore hari byinshi byo dutakaje muri iyi minsi. Tuzi ngo ni ibintu bitaye agaciro, biri demode, bitagezweho, tukumva ko ariko bikwiye kumera, tukumva ko twabitakaza. Ariko ndagira ngo dusubire ku isoko tumenye mpamvu ki umugore uyu munsi ndagira mbabwira ni umuntu w'agaciro cyane, ni umuntu Imana yakunze cyane. Ariyo mpamvu njya mbona ko yemeye ko Kristo avuka aciye mu mugore. Umugore ni umuntu w'agaciro cyane. Cyama tukimenya, tukamenya abo turi bo, tukamenya ubutunzi buri muri twe, imbaraga ziri muri twe, abo turi bo, byatuma twiha agaciro cyane. Rero uyu munsi ndagira ngo nganire nawe mugore ushobora kuba utagiha agaciro impamvu ukiri umugore, utagiha agaciro izina umugore, utagiha agaciro inshingano z'umugore. Ndagira ngo uyu munsi tuba ari we tuganire. Rero ndagira mbibutse ngo mu iremwa ry'umuntu Imana yaremye umugabo ari we Adamu, ariko ngo umugore ijye kumutekerezaho iravuga ngo reka sinzirize Adamu mukure mu rubavu rwa Adamu. Ni ukuvuga rero ngo mushinjirije Adamu ibona gukuramo Eva, icyo gihe agiye kumukuramo atari uko yenda habuze ibindi. Hari ibintu byinshi cyane, ibiremwa byinshi, hari ibiremwa byinshi bitandukanye, ariko Imana yareba isanga Adamu afite irungu, abayeho nabi, ameze nabi, ntabwo ari complete, ntiyuzuye, kubera yuko umugore atari yakabonetse.
rero uwo munsi Imana ifata umwanzuro, ijya inama, Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, ijya inama ngo reka tureme umuntu uri mu ishusho yacu, nuko Adamu yaremwe. Noneho uwo munsi rero wa Eva, Imana iravuga ngo reka dusinzirize Adamu havemo Eva mu rubavu rwe kugira ngo ajye mwiyumvamo no muntu. Byarashobokaga ko Imana ifata Eva ikongera nayo ikamubumbabumba nk'uko yabumbye Adamu, ariko iravuga ngo yangoreka ahubwo tumukure mu rubavu rwe kugira ngo amwiyumvemo. Ariyo mpamvu akikanguka cyamubonye agatangira ibisingizo byinshi cyane, agatangira akamukubita umutoma muremure cyane, atiriwe agira undi muntu uza kumutoza, ariko atangira amuvuga ibigwi, avuga turakara ko mu mara yanjye, akagufwa ko mu magufwa yanjye, papa. Bivuze rero ngo uwo munsi mbona agaciro k'umugore, kuba Imana yararebye ikabona uriya mugabo abayeho wenyine, arababaye, ntanezerewe kubera ko ari wenyine, bya biremwa byose biri kumwe nawe ariko hari ukuntu bitareba nkawe, bitavugana nawe, bidatekereza nkawe. Imana ihitamo rero gutyo irema umugore, ariko imurema imukuye mu rubavu rwa Adamu. Icya kabiri cyo njya mbona ko umugore ari uw'agaciro cyane, naho Yesu Kristo Imana yemeye ko Yesu avuka aciye muri twe. Murabona ukuntu turi ab'agaciro, turi inkomoko y'agakiza, turi inkomoko yo gucungurwa ku isi yose. Ibyo nabyo mbiha agaciro ndetse cyane. Rero bivuze ngo niyo mpamvu njya numva ndi fier cyane kwitwa umugore. Sinzi wowe urimo ugenda ukihindura ugashaka kugira ngo baguhindure uko Imana yakuremye uri umugore, ngo noneho urashaka kuba umugabo. Mana yanjye, nibyo nyine amahitamo n'ayawe, ariko kuba umugore ndababwiza ukuri ngo ni ikintu cy'agaciro cyane. Turi ab'agaciro bagore, twimenye ko turi ab'agaciro cyane. Ariyo mpamvu Imana yemeye ngo Kristo avuka anyuze muri twe. Byarashobokaga ko Imana yo kuvuga ngo Yesu we ngo baho, agahita abaho. Imana ijambo ryayo niryo ryaremye ibintu byose bishoboka. Ni ukuvuga rero ngo na Yesu Kristo Imana yayishoboye kuvuga ngo Yesu we ngo baho, agahita abaho. Ariko Imana yavuze iti no, reka kugira ngo uyu mugore nongere kugaragaza agaciro ke, reka nemere umwana wanjye avuka aciye muri uyu mugore. Nuko byagenze, turi ab'agaciro cyane. Ndimo ndabibutsa abagore mpamvu ki dukwiye kwimenya ko turi ab'agaciro. Rero ndagira ngo dusubire ku isoko. Ikintu cya mbere cyonje kujya hinama, dusigaye twanga umuntu twita umugore. Umuntu asigaye kwita umugore agasa naho agututse. Umugore, genda umugore wawe, genda umugore, ukabona nk'ari igitutsi. Mu Kinyarwanda gisesuye, muri Bibiliya n'ahandi hose mu Kinyarwanda turi abagore, kandi iryo ni ishema ryacu, iryo ni izina ry'Imana yemeye ko twitwa, aricyo cyubahiro cyacu, ariko gaciro kacu. Ni iki gitumye twanga kwitwa abagore? Ndagira ngo ni ukuri amatwi yacu yongere kumva ibyo akwiye kumva bizima, twongere twumve iryo jambo ko umugore riryoheye amatwi yacu, maze turyitwe. Izina umugore turaryangira ikikora izina ryacu, kugira ngo umuntu akubahe ngo nuko akwita madamu. Turi mu Kinyarwanda, turavuga Ikinyarwanda, ariko umugabo yajya kumpresenta akavuga ngo uyu ni madamu wanjye. Niki gitumye uwo mugabo arinda ubwo akwita madamu wanjye? Kuki dutira ururimi rwacu ko nibaza ko rwihagije? Ntabwo izina umugore riduhagije. Izina umugore se ntiritubereye? Izina umugore se turaryumva tukumva nta shingiro, nta gaciro, ntiryumvikana, ntirifatika. Niki gitumye turitesha agaciro tukumva kwitwa madamu, madame ari byo bintu by'agaciro? Ni ukuri dusubire ku isoko bagore, ndetse namwe bagabo, ndetse nawe uwo ari we wese wajya gutwita. Niba urimo unkorera niba urimo umpresenta mu Gifaransa cyangwa urimo umvugaho, nta kundi uri wite Madame Jolie, umuganwa, ukomeze gutyo, sava. Niba ari mu Cyongereza Madame Jolie, umuganwa, ubyongereho, it is fine, it is okay. Ariko tugeze mu Kinyarwanda, niki gituma ujya kumvugaho ngo uyu ni Madame Jolie? Ndi umugore, kuki dutira Ikinyarwanda? Niba ushaka kumvugaho ushyiramo madamu, ushyiramo mvuga mu Cyongereza cyangwa mvuga mu Gifaransa. Ariko niba tuje mu Kinyarwanda rwose ndi umugore, ntabwo ndi madamu wa runaka, ntabwo ndi ni madamu runaka. Nje numva simbizi, abantu binararibonye bandusha kubimenya cyane. Ubwo ni ukuri tuzaze tuganire, munyumvishe ukuntu icyubahiro cyanjye ari uko nitwa madamu mu Kinyarwanda, ariko nkitwa madamu kandi urimo mvugaho mu Kinyarwanda. Ndumva ako kantu dukwiye kukarebaho neza,
tukamenya niba uyu muntu akwise umugore aba agututse cyangwa aba akwise izina ryawe nyaryo. Icya kabiri niba kuvuga umugore rigayitse cyangwa nta gaciro rifite cyangwa niba ari ikinyarwanda twumva ndagira ngo icyo kintu hazagire unsubiza, ariko numva icyo kintu dukwiye kugisubiraho. Ikindi cya kabiri tugiye dutakaza inshingano zacu nk'abagore. Umugore wa kera yanezezwaga no gutwita kuko Imana yarabiduhaye, itugirira icyizere cyo kugira ngo natwe dufatanye nayo kurema, iduhinda ibyara. Nta mugabo ugira indi byara, igirwa n'abagore. Ubwo ni ubuntu Imana yatugiriye, urwo ni urukundo rukomeye Imana yatugiriye. Icyo ni icyizere gikomeye. Imana yemera gufata umuntu imutubikamo amezi 9 ngo tumubyare, ariko kuri ubu hari abataye inshingano zabo bakavuga ati je ntabwo nshaka gutakaza figa yanjye, ibintu byo kuzana inda nk'iyamamaganza giye simbishaka, nje ndashaka guhora ndagasentire, ngiye gushaka umuntu muguremo amafaranga ambyarire. Ese murumva ubwoko bw'Imana ibyo bintu bikwiriye? Ese ubwo Imana irakureba ahura hika kwishimira kubera guhaye indi byara, ariko just ngo kuko ushaka guhora uri sentire ngo urashaka kugira ngo wishyure umuntu akubyarire? Really urabona ibyo bintu bikwiriye? Mu by'ukuri urabona bikwiriye koko? Ndibaza ko aho ngaho ari ukwirengagiza inshingano yawe nk'umugore. Subira ku isoko, menye mpamvu ki Imana mu magana yose yaremye, mu magana yose yemeye ko babaho, mpamvu cyemeye kubaho kandi ukabaho uri umugore. Nubisubira ku isoko ukabitekerezaho neza, uri bwumve hari impamvu yawe yo kwitwa umugore kandi uri unique, uremwe mu buryo buri unique. Niyo mpamvu utandukanye n'umugabo. Impamvu Imana yaguhaye indi byara nuko yari izi ko hazagira igihe ukaba uruhinja, ukaba umwangavu, ukaba inkumi, ugasabwa, ugakobwa, ugashakwa, ugatwita, ukabyara. Noneho utaye izo nshingano zawe ngo ntabwo ushaka kubyara ngo bitakwangiriza figa. Come on. Imana yakuremye uri umugore, yari izi ko ibyo byose uzabicamo. Biranashoboka ko wamara kubyara ukagenda ugakora siporo ukongera ugasubira kuri yataye ushaka, birashoboka byose, ariko dutaye inshingano zacu. Bagore ndabinyuze kugira ngo twongere dusubire ku isoko, twikunde, dukunde ko turi abagore. Icya kabiri, hari usanga ari intwari kaba ariko mbyita, akemera akavuga ati ngiye kubyara, ngiye nyine kubyara, nta kundi bwo nyine ngiye kubyara, ariko nabyo nyine ubona ko nyine nta kundi, ariko ntabwo nzamwosa, ntabwo genda tayari konsa umwana kugira ngo amabere yanjye atazagwa, ntazaba umuntu nk'aba deforme nyine, ntabwo genda nzamwosa. Umugore mwiza, impamvu ki Imana yahaye abagabo amabere natwe kaduha amabere, ariko yacu ikemera ko izagera igihe akagira amashereka kugira ngo abe ibyo kurya by'umwana, abe igitunga wa mwana watunze muri yanda. Niki gitumye umwima uburenganzira bwe? Niki gitumye umwima iby'Imana yamugeneye? Iyo natural food ni ibiryo by'umwana by'Imana yamugeneye. Uwo mwana wawe uramuhora iki? Uramubyaye, urangije umushyize ku mata, umushyize kuri kigozi nani n'ibindi byose, umwimye ya mashereka y'Imana yamuremeye. Urumva ko kumubaniye? Bakobwa beza, bagore beza, ayo mabere tugira amahirwe yuko haje utuntu tuza tukayashyigikira. Ubu se ko nonyeje bangaye bose murabona aguye? Ntabwo aguye, dufite ibintu biza bikadufasha. Rero wikwima umwana wawe uburenganzira, wikwima umwana wawe uburenganzira. Ese waruzi yuko cyagihe umukikiye utya akureba mu maso, akonka gushuna, gushyira urutoki mu kanwa, ashyira urundi mu jisho, kugira atya, gufata atya, waruzi ko hari mama ufatanije na mwana guhimbaza Imana? Waruzi ko burya ari uburyo bwo guhimbaza Imana yashyizeho buri special hagati yawe na wa mwana? Waruzi ko iyo umufite mu nda burya muba mufite connection ikomeye cyane, muba mufatanyije guhimbaza Imana? Yatanze yandi byara, yanze igatanga wa mwana ikamushyiramo, yarenze ikamukurizamo aho wowe utareba, iteraho akaguru, iteraho akaboko, iteramo ijisho, iteraho ururimi, iteraho utuntu twose, aho wowe na se mutabona. Mwari muzi ko kuba warabyemeye kandi ukabyemerana umutima mwiza, wa mwana nakabanamo umutima mwiza, wowe na se mukabana mu mahoro, mukajya mumugirira umwanya, mukamuganirira, mukamukuyakuya, mukamusekera, mukamusomera ibitabo, mukamusengera, mukamusomera Bibiliya, mukamugirira umwanya. Waruzi ko burya muba mufatanyije na wa mwana, yari fellowship ubwayo?
mwari muzi ko wa mwana burya uba urimo umutegura, wari uzi ko wa mwana bazava muri yanda akaba uruhinja akagira ati uyu munsi akaba ari we njyewe, uyu munsi akaba ari we wowe, uyu munsi akaba ari we perezida w'igihugu runaka, uyu munsi akaba ari we muyobozi ukomeye runaka. Mwari muzi ko iyo ariyo ntangiriro. Ngiki cyubahiro cy'umugore, niki gitumye tugihunga, niki gitumye tutagishaka kugira icyo cyubahiro cy'umugore. Imana itubabarire cyane. Harya rero iyo wonsa umwana ni ukuri buryo ubumuha ibikwiriye, ubumuha ibimukwiriye, kurya uko muganira, uko abagufataho, uko abagusekera, uko abakuruma akabere, uko abagira ati iyo ni fellowship nayo ubwayo. Uryo ni iteraniro muba murimo mukora uwundi murimo ukomeye cyane, muhimbaza Imana, mukorera Imana, mukora umurimo unezeza Imana cyane, kubera ko wemeye kuba umugore ugakora na za nshingano z'Imana yakuremeye nk'umugore. Mugore wowe ufite urwo rukundo rwo kumva umwana mu nda, wowe ufite urwo rukundo rwo kumva umwana konka, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Warakoze kubahiriza inshingano zawe ukazihagararaho, ibindi byose ibyo by'abandi baba bavuga ukabyirengagiza. Nawe ushobora kuba ari uko bimeze, Imana yo mu ijuru ikubabarire kuko yagiye kuguhereza izo ngingo zose, izi ko zizaza zikagira umumaro. Niki gitumye uzitesheje agaciro kazo? Imana ikubabarire kandi gutabara, kuko uyicumuyeho umunsi utesheje agaciro ibyo yaremye. Yandi ibyara hari abarimo bazikuramo bakagenda bakihindura abagabo. Imana ikubabarire. Niba unanarimo rwose uri uzandeba uzakurikira, niba urimo ukurikira se, Imana ni ukuri kubabarira. Ese kuki utibaza uti niki cyatumye mu magana yose Imana ihitamo ko ari jyewe igira umugore ikampinda ibyara ikampa amabere ikampa. Icyo nicyo ukwiye kwibazaho, bigatuma wumva uhimbaje Imana, bigatuma wumva uyinezererewe, aho kumva uyigaye ukajya kwihindura kugira ngo ube uwo utari we, ube uw'Imana itaremye wowe kuba we. Imana yo mu ijuru idutabare. Ni ukuri reka dusubire ku isoko, tumenye impamvu ki Imana yandemye ndi umugore. Jye nshima Imana yandemye ndi umugore, ndayishima. Ariko nanjye reka mbabwize ukuri, hari igihe naciye mu bibazo nkajya numva mbabazwa no kuba navutse ndi umukobwa. Ca mu bibazo bitandukanye, nanjye nkumva ko kuyonza kuba ndi umuhungu, ahari ibi ntibyari kundusha imbaraga, ahari ibi ntibyari kunsikamira, ahari ibi urumva ko nanjye kazagamo. Ariko Imana ishimwe yampaye gukunda indi byara, nkumva Uwiteka yarangiriye neza kuyima, nkifuza kumvamo umwana, nkifuza kumubyara, nkifuza kumwonsa. Mana n'ubu ngubu cyo kora baje n'abandi nka batatu n'uburyo nakongera nkababyara, nkongera nkabonsa. Icyampa abo ngabo batabishaka bikimukira kuri jye maze nkabibakorera nyine, apana banyu njyewe uwo mugisha gusukanzaho nkabibyara bakaba banjye nkanabonsa. Turebye itangiriro igice cya 2 umurongo wa 22 tuhabona rwa rubavu uburyo ruvamo umugore, uburyo ari iby'agaciro cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Hari ibice byinshi byo muri Bibiliya uzi ugasanga ari iby'agaciro. Ntabwo umugabo uyu munsi yari kuba nezerewe iyo atatugira. Umugabo ntiyari kuba nezerewe. Niyo mpamvu rero dukwiye kongera gusubira ku isoko. Waremewe kugira ngo unezeze umugabo, waremewe kugira ngo ube inshuti ye, waremewe kugira ngo mumare irungu, waremewe kugira ngo mubane, waremewe kugira ngo ube byinshi bye. Ariko none uyu munsi twarabihinduye biri vice versa, turabo kubatera agahinda, turabo kubababaza, turabo n'abagabo ndetse nuko. Imana yari yaraduhaye kugira ngo batubere inshuti, batubere abayobozi. Icyo ngicyo cyo murantera amabuye ngira ngo, ariko Imana yaremye abagabo batubere abayobozi. Ni umutwe wacu, twe turi imbavu zabo, ariko bo ni umutwe wacu. Imana rero ibaho umugisha, ndizera ko tubyumvise. Nuko uyu munsi niyumvishijemo ko nkwiye kongera nkabwira ngo hari impamvu Uwiteka yaturemye turi abagore, tuyiha agaciro kandi tuyishimira Imana ko yaturemye turi abagore. Icya kabiri, dusubire ku isoko, turebe inshingano zacu zo dutaye nk'abagore, twongere tuzakire, tuzigire zacu, maze Imana iziduhera umugisha. Imana iguha umugisha wowe wemeye kuba umugore, ukaguma uko Imana yakuremye kandi abyendi yaguhaye, ukabikoresha uko yabiguhaye. Imana ibaha umugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro, tugushimiye ko wadushoboje. Mwami turakwinze kugira ngo wongere uduhe ubwenge, wongere Mwami ubwenge bwacu, wongere ubuhindure
kugira ngo tugire ubwenge buzima, duhe ubwenge buyobowe na Mwuka Wera, duhe ubwenge bwongera kumenya mpamvu cyo turemye turi abagore. Mwami, twebwe yenda dushobora kuba twari dufite hirya no hino abagore bagenzi bacu badashimishijwe n'izina umugore, badashimishijwe n'uburyo wabaremye, badashimishijwe n'inshingano waduhaye nk'abagore. Mwami, ndakwinze kugira ngo uhindure ubwenge bwabo, ubahe ubwenge bwawe Mwami, bwongera kubibutsa no kubakundisha umugore, ubibutsa ko turi abantu turi unique, turi abantu bihariye kandi turi abantu bashimishije cyane, turi abantu bateye buryo bw'umwihariko kandi waremye witondeye, kandi Mwami wabonaga ko ari ibintu bizaguhesha icyubahiro. Nuko duhereze kukunezeza, duhe gukora ibigushimisha, duhe gukora ibikunezeza, duhe gukora ibizatuma nukuri Mwami turagwa ubwami bwawe. Ashimwe kandi uhimbazwe kandi ubabarira abo bose Mwami, ndakwinginze bose bashobora kuba barahinyuje uko wabaremye bakaba barahinduje. Mwami, ndabingingiye kandi nkwinginga nanone Mwami, kugira ngo babana bose b'inzira karengane bashobora kuba baravukijwe ibyo byose twavugaga, uwakuwemo akajugunywa, uwavutse ariko akimwa uburenganzira bwe ngo yonka buruhinja ryoherwe n'amashereka. Mwami, bose ndakwinginze kugira ngo nukuri ubabarira abo babyeyi babana bashobora kuba bafite kuko ibyo byose nzi ko abana babikurana. Wa wundi ufite agahinda yuko atonsa akaba gafite muri we, ndakwingize kugira ngo Mwami we nk'Imana ishobora byose ukamukuremo, maze Mwami twese udushoboze kugira ngo nukuri dukore ibigushimisha ndetse biguhesha icyubahiro ndetse bituma natwe turebuka tunezererwa. Shimwe himbazwe ko zibirenze ibyo natuye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.